12. Semba beshyi. Nje ntago nyina n'abana. Ukazanye n'ubu kandi ntago ajya yivuga. Ararenze nta nubwo yikoraho ntago yakwivuga. None semba beshyi. Dore n'ubu. Nyuma y'igihe kinini muvuga ngo kandi Nyakoreya mwarazibuze zanjye ngo narindi Miami ku beach. Naragiye kurya ubuzima. None semba beshyi. Nje ntago nyina n'abana ukazanye dore n'ubu do. Ntago yikoraho. Ntago yivuga arahumura. Okay. Kadutangire. Goblin design niyo ukoze akazi kose. Yo. Nyakoreya ngo mwaziburiye. Ntumbwire wayige ndi mwiza oya yewe abana fonda tabwo nayo twayikora twimashine kijya nka pude ndi mwiza ande nawe zo muri naho nyiri igikara ndari iziniswe ako izinije mwa akuri kamana ndi kubona abantu bose banshaka oya yiwe wayige urakoze mwa sabiji umuhatari haguruka gaciro no banzo ryenyereke swe turi ciji sabi umuhatari dori foto nsabi wakino baba yazijenge wakino jano ejo turega kamaburetse umvishe iyo nkuba umviyo nkuba mama na umviyo nkuba turi kripa yefute moro mu rugo kuva nawo ndawo cyane Umusirenge n'abaketse bajya bacyana. Uyu muntu ndetse nawo cyane ni umukene. Imipanga y'abakire dore yose bimeze nkaha. Aha ni isuka zabo dore. Wado. Nanjye ngo umuhoro ndawugura nuza nangateshera mu rugo nkigende. Yeshobora kumara n'amezi 5 nta muhoro nkoze mu ntoki. Ubwo sibye kubutora ubona heka gufata umupanga rya. Nihe ubwo se ubona. Ese nkuko mvuze ati ngiye nko kuba ntaramiye nk'ahantu mu murima. Nawo nyine ntiwasongora igiti ngo kukira isuka. Yeni ishakiraga yamirase guhambera. Yingurire nanjye nyigure. Undi wayikuyaka. Nyigure. Bijana nyigure. Ubwo usanze yifashe cya kiboro cy'inyuma. Oya yasi. Kereke mbarapfunitse. Nyiguhe. Mijana nyigure. Mijana nyikureho nyigure. Singiye se genda bizi. Ariko iriho myinshi. Iri naba mbizi. Uyu numwe. N'uyu nundi. Niburi mike yaba ari ibi. Ariko suma. Nimwe miremire. Mijana nyiguhe. Nisanga ya sabune bifashe nzakwikiza. Ya sabune najye kumumera ishaka konzesha mu rugo ahita nyihera 200. Nakubwiraga ya sabune nini. Warungutse nyine. Uri ya sabune. Kandi nayoze. Ndari kurabe nameze bwo zaza twigora ramase. Nguhe. Sasa nini? Ya sabune kuri 100. Buriya ninzima cyangwa nini voka barundarunze ntibashire mwikorodo. Sabune hariyo ko muri voka. Uze kumwibwirira. Uza kubimwibwirira. Uze kubimwibwira ubone se nari umushinzwe. Igihe ari buzure cyose. We nare niwo mubwira. Hano hari umukene waje kureba ikibazo cy'asanga ugomba kujya bimenya uzajya afata imyanda imena n'urugo Sitwa Manuel yagiye kubaka gare hariya muri Karibu hari twe duteye amade igihe agusha amabanga umuhungu wacu yatukoraga atangira gufata itaka ajugunya amahari y'ibanze Manuel ahita abwira Yede ngo byose ntabwo Manuel tuzi n'ibindi
bose bari mu burayi nanjye wanjye ari mu burayi urafata umwanda ukawukura mu rugo rwawe ukawuzana mu rwanjye ati nge ntabwo mpangana nawe ntiwarangije gushyiramo amasibo muri iyo nzu yawe ati mu kanya nutaha ndabingira mbiyore mbigaruremo kumvikane basi kumvikana iki kugira ngo ufate umwanda ukure mu rugo rwawe ujye wuzane mu rwanjye icyo twumvikana muri yari mu macyazo ndagasa ndetse urabona aciye he arazamera nka vedasi Anwari yahise yikoramo icumi mpaka zacukuraga ibyo nayo ihita yikoramo bitanu nonese reba umuyede wo guhita mbisanza hamwe babimennye umuyede rero ugasubiza indaya kare turashobora no kubataraye mu rugo ese nkasanagiza mpita njogamo imyumbati mpita nteramo n'imigozi ese bimbwaho ikijumba ariko buriya ariko sheze bazabona abaturage ku imvura yabo umuganda uzi umuganda w'ukwezi bazabona we najyayo ubwo najyayo ahubwo abantu tuba mu nzu zishaje dufite ibibazo zishaje mva imirago ariko ngoma se ko nabonye inzu zose zishaje yacu igasigara ihagaze hano ngo ikibanza cyaho kigura miliyoni 10 n'zingahe umuganda wa hino nta mu gihugu umuganda utaba uw'ukwezi none se hehe no wowe baraza bakirirwa bakura utungutu uw'ukwezi urahafata abakire bangahe ariyo basohoka ngo bagiye gukora umuganda ni kwa kundi basohoka wese afite agakoresho baragakoresha bakazagara bakaganira bagakora amatsinda Fredeni ubayoboye hirya baganiriza agahita bataha umuganda uha nese uri imihanda isarara reka indi ubu ufite umurimo uhara ku murimo wawe rero se umuhungu noneho ibyando dore noneho sinzantava mbave mu macyazo yaraye mu macyazo none se yataye saa moya zuruzu ni kuvuga nkoranyambaga hano umuganda bawutangaza baryana mu makumvure reka ku rubuga nkoranyambaga ntawe uzumva bawubwiye abantu bose wasanga tudakozaho wasanga tutakuhinduka amazi tugeze ku mwanya ki amazi rose zirenzeho nzajya kugira umugore sinanajya benari umajyaisha waje tugakora akazi gatanye waretse kururenga wahita ukoze gatanye waje ugakora wa mutivyi turayitanye koko ntabwo zina rero amufunganye umutwe tumaze kugenda ntabwo urundi urabona ubufunga umutwe we wadanje ariko tumaze kugenda nubwo atigenda kijya si ubundi bapfuye yanze kugifata ahubwo aragifata ageze jukunya hanze nare ekaje ari ni inshuti yaba amuzanye mu kazi buriya ariko yamubwiye ko azamugura inzu umuhungu nariko yapfuye ahagaze ndi nari yari kuhera ntuzagare basa arafunga wasanga bare gufungwa arafunga funga bara n'umugono kizinga yego Nisa ntabwo yamenye umukono wawe ntabwo yamenye umukono w'abanyamaguru ndaje nza kugura ikinyabiziga nawe uzagenda muri uwo mukono nawe ku mugore wa mbere
naho urayiko Hari ku mugore wanjye. Hari ku mukecuru wari inkumi. Hari ku mukecuru inkumi. Akazi. Ubwo mbere ko ari nyina w'abana. byarangiye igitege kiwe urakanyiraje hano hepfo nuko ciye kumukwe hepfo none se byaje kugenda salama nakubwira tugere nabyo dafite amafaranga yakubwira ngo gikiwe kora Kaya gikobona bavuye agera ndetse Kuki? cy'amateni wese bazikibona mwateranye gikora akazi ki hano kikora muri kare none kimpaso mukibwira ati uyu musaza ko gushaka Bimbwiye ngo dufite ayacu. None bazanye n'uriya mufuka. nta gusaza Ntabwo ari Vedasta ariko. n'amacupa mwa Singo Vedasta wapi? Wabona boss bariya bose yabahamagaye. Ego mwana cyo mwangira gasakuza. uno munsi ni ibyanyu uyu munsi ni ibirya muze wihuta none ifaranga ko ataguhaye Wabivuze neza gasa. Naza adresse zimwe agiye kumera kawe. Tabara kanu yasize kala karuni ka Mbere se karimo karagaragara. Ubwo ni karyana n'imbere. oya irava Ariko yaje koza. narangiye Hapa nabi waje koza. akabakora hera tuzabona ibintu zambara ukwezi Kwezi kumwe. Akisanye ko bazihomye nazambaye icyumweru kimwe. Nzagurisha. wowe turayisana ukayambara iminsi Wese umwe. none wese azizana Yesu kwibwira ko atazazambara paka ikiri. Salama basaza. Manukana mujye kumara. Mujye kwakira bitatu. Ego mara. ubagira ikintu nose ko Cyane bwo ntiyagera. Ntiyagera sindana shande umurana hepfo ndaje Sha umuji ugasanga boss namusiganiye igikapu nasigara ni ubuze ko basho bageze bagiye ibyo bijya mugenera zabatera imyaka siyo mudakoze mu bishyiraho Yaje kwiwe kawe yeyi batari imyenda yo kwambara. yaragoze cya mugabo Yitwara igari nabi none cyo cyashyigikiye bugaye neza. nasobanura umuntu wafunze wa mugani wa nayo Kanze nzambare nibura n'amezi kandi babyara umuntu yagiye karubande babyarangiye kimukora amaboko ahora hahamuka iki kintu n'iki babashizeho gutya baba bagifatishije amori banyururu ni abahanga izo ni izo nde izo hamuniga ugiye ku igare sinzi n'ukuntu yitwa buriya ariko izi zanyerera izitanyerera ni zimwe bashyiramo utuntu gutya bareka kugenda hanyuma se bimeze bite nta kazi dukora turakora bose bakurabuye baje se ntare baraba bose bakurabuye
Gumeruka hano ari gahunda nyine y'umunsi. Ntari bataramuhamagara gusa amazi yiza ataramuhamagara. Akazi. Rero tugiye gushaka ibiro tunagikataka. Rero wakwicara ubu. Bari gihe azamanuka umuntu ahita nduhushe aho nicaye hano. Nabo bamanuka batazi iyo bajya aho. Baza bazinga ibyuma. Ari Nyanza wahambara kabiri tubona. Bagutema ndagaswe. Ako bya Hano hako. ako uzi ko kwiba mu cyaro wakuba mu mujyi. Ariko Uzi buri abanyacyaro kibi cyabo bo baragute. ahubwo mu cyaro baba bazi icyo ukora imba wiba baba bakuzi, ariko mu mujyi ushobora gutera imari iboroha ukayigurishiriza hariya ibisabire hana kugenda. Ariko iboro yo mu mujyi niyo mbi. Iyi mbaye ingaro niyo Ibaye ingaro. Uricuza. watera imari nkaha yavuze ati ubundi mwebwe ntabwo mubikora. Mwebwe cyuzuza abantu b'abasore bafite imbaraga. Gashaka abantu 10. Inde buri yashinga umugora ugategura imbunda nk'ese. Ashimiga. Ukigenda hano hano mu mujyi. Akari mu akigi. Gashaka muza bariye. leta Sibi. Ubwo nabafite mashini kane ukanzinda. Ego mashini kane urayi. Niyo bitamadura bibiri. Abyanga wabyima mu masasu wayarasa gashira. Ashi. leta se abo wibandijoro Ariko uza amafaranga imbunda igwa n'amasasu gura. Urije guhangana leta. Usicyo giye bagufata nango utaje kwi. We ntago uje kwiba. We uje guhangana leta. Weruye. Ibintu bagukora none. Ibintu baba Twebwe acu umuhanga wize atera ku mama kareka. Hari kero bongo ni babyegeye. Ungu baragukoze ukurashe mu kuguru, ukurashe mu gutwi kwiso. Aragutabora. Umurundi warevuse byo kwiba ntabwo wamurasiza mufasha. Kwabanza akaba mu majise. Umumaje. Arabanza agacisha umuti wo kuba mu maji. ariko barabene ariko mureka mwibare Mwazakora inama yo kumushakisha naho kabayirimo kandi mutabizi. nta bintu byo kuvuga ngo baparike ngo bihindura bihite cyangwa ngo biba Biyabiba. Nina sobera abantu baraba babikora igihugu cyawe cyane nabwo Abantu babimwana ari abacuyi. unakihindura igihugu cyangwa inunze isaha iba ukamuri kumwe Cyane. Hari n'umukobwa yobaga ngo bajyaga bamufata bakamufunga. Ubundi abo ni abamasayi ngo gake nimugoroba mu gitondo nka saa 4 bagamusanga yicariye hanze ya gereza arimo arota akaso. Amubaza kubundi waciye. Yewe nagomba naho maraje kwitera akazuba hano ngisubirire. Kandi acaho naciye. muri banki bari kubara amafaranga Akajya akamusanga muri gereza muri yagiye. banki bakinwe bahita nterura akabandari. Abo bigeze kumva ikiganiro kuri Ketrediyo muri Amerika. Gashobora kohereza akasimba kameze nk'inoze nk'isazi cyangwa umubu kakagenda kakaneka umwanzi ahari Cyane rwose. Ariko baramurashe. Imituragarira ugasanga we igitero kikuriho baramurashe bakimura arapfa yababa we. Ndakubwira n'umurambo bakoze bamenaho amatasi baje mu ntara. Inkuba zirakubita. Imuje muraza hazibwira wakabukiye ku bintu byanyu ahubwo Bamugira bari dutse. ugereyo vuba
barubaka sariya ntabwo arayataye ibyanywa birayaya ese nakara kabigoye cyane ibyo kwa leta abantu bacyareka banakora kubita igishyimbo gifashe n'igitsina cya shakarara ubundi muvugishije ko mwana hari abantu uza yigendeye byonyine kisheraga ubundi bari abaturi bukorera ngo n'igitebo cyuzuye inyama niko numva ntabwo tubizi bishoboka amagambo afite mu gitondo byafata hasi umenye ko ntari umwana w'igukina amagambo afite mu gitondo byafata hasi nitubashorera tukagira ibyo tuvuga iyo mubaza mubaza na telefone ufite umuri urakora muzehe ntakora nibura nuko n'ibyo mu mutwe w'igihombi bigize imana ntabwo ubundi wakwiyabaza nk'ikatene wasanga indobo nyine aryoha n'abafite abakoze umubyizi wose umusaza mwana ntarohombaye urabona ko turabura natwe ngo tube twigendeye imana umusaza wageze mu kajwangari urabona ko turabura uramuruhaye cyane umujyanye nyine uramuruhaye koko iyo wamunyihe mutwaza ibage mutwaza n'ibage y'umuyero yaya muvenosideri bose ubundi niko baba barayikoze amaze kubabwira ntabwo muri gukora icyo ariko yitondera kwigendera yahita afonda buriya no kumutabizi yizumva ngize ngo abareke urashaka amasabu cyatsa kugira mu rugo ariko nyine tuzaga ko naje mbyiyumvamo gukora nituza gukora naje mbyiyumvamo nta kazi gahani nako intare yahise yigendera kubera yari yageze ahantu uyu munsi nta kazi gahari intare yahise yigendera intare yagiye se bura atafite gahunda reka rero mbabwire tuzamura igare kamubaza nande twari hano nare ariko neza yiye kubaza nare imujyanira kwa peta rero imujyanira kwa peta no muri njye kukinywa ni hahandi tujya hahandi ikazwa n'ihita mu rugo njye kandi njye gusakira tujya hahandi ariko niryamye tujya kuryama nawe ujya hahandi kana nasubira najya nyuma sasa njyana ndabyuka saa barakora dore na wa musaza araza umusaza yagiye mu nyagusa atabizi iya ruguru satanya ruguru navuye karama akabuye yataje kabi ntabwo yagendera ubusa arabizi bose yambizi cyane dukore rwose dukore uriya kuyikarama akaba ageze aha oya uraba yateze atega kugira ngo original mwana atanga nka senga mbabwire nzi ndi umukene uriya nasubira nawe ndasubirayo uzahana turuke ni nangaho ntibikarama nakaraka niwe hafi ikarama ni kure uruzi umuhanda uramuyobora kandi rero n'umusaza cyane na boss ese na boss atayikarama
wese nchaniye ajye gusaba kandi bwasanga nta n'irinda zingana muri bya biciro ngenda yema cyangwa bibagiye kuba bisigaye umuntu wari warimutumye mutwara nahaye inkweto ndazimwatara zinyi maze mwese twiyambure se mwana niyambure nyine tujye mu kazi sha nkuko tujye kwambara tujye mu kazi k'igiti cyane meze bite yaraguye ubere ko mwayijyana imvura yaraguye muze imvura yaraguye ibishyimbo babihinze umuti uteye Rukana cya gihe rwankwera ifuta ryanjye hirya we yari kuko ntari mu nzira ye wari haraza yiruka aza yiruka kandi abari mu mujyi maze ngewe nzari mu mujyi ubu niho ntamubonye no munsi arimo atwara cyangwa wari uzi ko abavuye mu rugo akora abanyeshyamba none yewe buri gihe kuzaga kubivuga ariko ntambara gutwara ngombwa ni ngombwa nta muntu wufata yaje abantu barabifite none vidasi teka ku telefone yamuhamagaye agatwara moto gutya agaruka nk'uko moto yivuga rwa mikorera ku gisagara arahari hari indi rwa mikose turiya yahari za gisagara yagiye ku kazi ngo bari hari n'abakozi none se aho tukajya kwambara sha skandali ya gatatu nuko no mu kigali ngaho nawe ngaho amaboko harimo abesitara nyine ariko mana nyagasani abakire yanjye tuba twese tujya tubihumbira aho gati kariya tubaze tugakuremo ntabwo babura ibyo bakora
Wesha nare mufashe kuvanga tugende dukoremo kariya gato mushyebe imiyaga hamwe n'ababwiraga wa musaza yaraza kunyategekera arambwira ati cya gitoki cya wa muhungu nawe ndamuzura musaza ntajya apfa ku izina yaraje nyine ati abikuguritira no kugiye guhembesha bosi umwana cya gitoki cya wa muhungu naza ati yakijyana buriya nimba ngaro mu Kigali mba yakoreye bariya baba barataye ngo barananirana n'abakozi baciye shaka njye ngo bitanze ko muhatse haya ndabashyushye wa musaza w'amarwa ngo wa muspayas ese uri twita umugisha ntiya siporo abantu bari gukora undi burya siporo ni nziza mu yabafasha siporo ngiye nkora siporo nziza ntabwo bari kuyikora ngiye nkora siporo siporo ni nziza ntiyiseho uretse bari bawe kuyikora na yani abantu baba bakuze bagenda mu modoka bakisiye tubona umwanya wo gukora abamari baraguza haraze kubaka arabona nta mabuye none barabona nta mabuye ari amabuye ari haraje urabura ukote ura ni kameze niyo muri mukaza bahamagara ngo wa spyinze ejo ni umuganda na gasoro ko gashatse yejo yewe ayeje natanye mugore tukagura ibishyimbo ayino munsi nayo azi yarangiye agiye mu murima kuri ibijumba twatabiye mwana mu kwa 10 ntibyeze ibijumba byo mu kwa 10 ntibyeze abize ko nuko byere nayo byere byerera amezi kandi bishitanye byaheze ngo wishitse iyo yakwikubita hasi kaja ntabwo gipfa kumeneka izo ndirimbo babirakora oya banazi downloadinze ibindi nka wapinda agasuke nta gahunda afite yo kuyirya so nayarya nkayakoresha iti iyi ayiguze zeyi yapfuye iki ashireka yapfuye ntabwo nanayigurisha n'abagore yarayishanjaguye aho cyane buriya se wayibonera hawuzi aho kuyigura yatabora no kujya zitangira gusinda n'ibari izi namura muri iki ese ni ngayo kumuyareba aho ngaho se ngo ara Wewe kuza kwambara igihe bosi abasangoje mukamusobanurira mu mwaka
muzi nk'akazi k'iyi minsi ariko barakora abafundi bakoze ejo bundi arabishyiramo nabi yambwiye kandi arabishyiriramo nabi icyo bitwaye ni ukumutegereza yari yamaye gahunda y'icyago cyo guhinduramo barakora bari bakoze ejo bundi abandi arabishyiramo nabi ubwo ngubwo ubu nyine uramuhamagara abakecuru n'abasaza babyukiye muri siporo ugiye kugenda basanga umugati n'icyayi biri hariya nawe ugiye kubijyana gukora siporo sa waba wabikora utahaze bimeze nk'umwana avuna se n'inda yaba yabonye akazi keza akaza umwumazi wese aka ni kabi nyine ni urugero ababonye ko amadafari akaza umwumazi abamukunda umeze nk'umwana ntiyaza arinde ubivuga arinde ubivuga inde hari undi wakoraga hano bari batatu ibyo bashaka bose tugahamagara bose uzahamagara iki wamaze guvana kandi n'undi kumwega muhamagaye yisabira akazi sudama cyaransha
n'ubundi urapfa wese wamufundi w'umwana katazi bitewe n'abantu yakoranaga nabo none se ko ari we wakoranaga nawe mbona nyine ariko none se ko nabonaga mukorana mbona ari we mwana urimo barangije kwambara nawe wari ucyambara kiboro kiraza kuriduka iki kimi cyo hepfo waba nicyo hepfo cyangwa se wa mugina
niwo mubyizi wo kubatabura. n'abasaza se ko bataza ngo turahatire twajugunyemo bino bibuye babyubake. ariko banza wuzuze hano. uyu nguyu atasimbura wa wundi utaje ubwo. basanze aha ngaha nahagejeje kure. nawe uri kubaka nawe uri kubaka iki nawe wari uriho wubaka yewe oya ni kuvuga n'undi mufundi utaje. kaze nubaka nyine ubwo byari bitewe n'ibyo wari uvuze. Hari bitewe n'ibyo wari uvuze. bafundi batatu. Ashaka ngo ni muri yatoka kuko hejuru nta hantu yaciye. naho iyo bakora ni umunsi umwe basiba. inyi izo barazikora cyane rwose. abarimo abakorodoniye amoko yose bayashyira bamba ngo ni inzira ngo mbivuyemo kuburyo kugira kigaragara. umugororero hano bireke
kwa gatatu n'ukwa kane nibura ikirize uburasa buboneka umuntu aboneka ibintu byose ubu tuzagenda za burundu ejo ejo ntibaza icyo ubundi wakora n'umuganda nawe uzana fungura urarinde uwo ukure yewe kwa mugire umubare fike ko fite ndafite inkweto z'uruhu mu rugo ubwo niko nkweto rero batwamubare n'ababwiye ntacyo aranarenze babiri aho yagiye arimo aho kuki mutarangiza umukunda arimo kusibura bikaba cyavuye muri gahunda ibindi ziri hejuru ziri hejuru tegaho umucanga ntabwo bari bawegeranyije cyane batasatuye bari begeranyije batasatuye atari mwebwe se mwebwe mwegeranyije umuca isima akwise kuba muyigira ikirundo kandi murebe ko amazi yagiye
niyo mpamvu bahigi mbese nyine barayoba abahigi bose barayoba iki bagitwaye ntabwo kandi ibiza ubizanye subishira he ibinda kuyoto bihereze kumasa ibinda kuyoto basima yanda hereza basima iki ubuto bw'abantu bitwaye ntabwo nakuye yarabidumbaguza undi ikintu kuzirya n'ubu nakora ukuzirya none uri udusambu twitwaye ducitse saa moya n'igice z'ijoro we saa moya ibandi ryagucize ubwo ari saa sita warifata ahubwo noneho dore ko ari mu gihe cy'imvura ahubwo irondo ry'umwuga
ibyo byose wagize wabirangiza nkahita nisubira ugahita wisubirira mu kazi kawe ya inoti uyikoreye kubera ko umwe saa ya bibiri yaba ari 8,000 iminsi 10 ni 80 saa kazi ikibazo kereka ufite umuntu umugemurira ko hari igihe babikorera umukwabo ukaba ufite icyangombwa cyangwa se n'abakigo ntabwo wacuruza amasaka udakoreye icyangombwa kandi uhita ushaka abantu bafite intuntu ukajya ujyana amata iyo zigeze muri ijana ukagenda abahungu babigize umushinga hariya mu Kiri mu mayaga baza Gikongo babigize umushinga hari n'abafite hariya mu matyazo bayazana ku magara bafite ibicuba bingana kuri agasumari mufite mu mitwe udutere arakomeze turakagiro gatoya yego ndabira nabonye babona aho baca Tere nacyo hejuru hajya hirya yitereraho amabuye twanavuga ngo ni babi ntabwo ari cyane oya mabuye nacyo ntabwo azaragure uko ameze n'ibuye rimaze kugeraho riba ryiza ntabwo azaragure uko ahubwo iyo reba kandi kubera hagati ari mabi umuntu abona ari mabi uzi ukuntu twabyubakaga uvuga ngo ari bibi koko ibere ibise ribahe ubona aho barifatiye ubwiza byari ko bigenze bite yakaza kwijyambye arakwakani aho itera ni ijyana cyane yangu tu wikiri uruhande wayiturike yahoze gusa injiro zane gusa ngere nzame urabona none yara kandi uzane washyira amakamba abiri umugore uri muri ariya mazu y'uriya mugabo wavugaga ni umuganga kandi gasumari senda gasiga uriya ruzahaza wazana imisumari ngari iri buye wari kontrole neza kugira gusimbuka none umuntu barahavuye ku gisagara none se babigira inyamata numvaga bagiye bari mu ntuzi kandi umugore uri mu mazu ye ni umudogiteri yagiye inzizi ya mugongo atembe iri gupfa ibamo abasore b'abaganga iyi ngiyi y'agacura manini iriho kano kantu k'akabingaro ku muryango y'agacuramo aze neza n'ubuzima bwaragurishije se oya dore n'irya iriya ifite amabati y'umutuku itagaragara neza haruguru yegeranye na karakaresi hari n'imbwa yakuye ijisho hano gutya kibamo icyo kigo ari cyo kibamo oya ndabyumva ari harimo nyama murahayize ihana ni nyanza waruzi ko ari ihana ni nyanza wa mugore we wamugana agira ibitego byinshi wasanga